Imana ikomeye, wera wa Isirayeli, umubyeyi, umucunguzi, umurengezi, abana bawe turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko watubanye ukaduha n'amasezerano y'agahozo. Tugushimiye ko wadukuye mu rupfu ukatugeza mu bugingo. Mwami Imana, dusabye n'uburinzi bwawe ngo turinde ko twakwivana mu bugingo tugana urupfu. Ubwoko bwawe turi imbere yawe dukeneye guhazwa nawe, dufite inzara n'inyota biruseho byo kurushaho kukwiyegurira byuzuye. Uzugenderera imitima yacu. Iri jambo tugiye kwiga riraturuta, iri jambo riraturenze. Mwami Imana, urihishure muri buri musokoro, muri buri bitekerezo, wihesha icyubahiro. Tube bugufi kandi uduhe kuba mu ruhande rwawe byuzuye. Tubisabye Imana y'amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Ni byiza ko dushima Imana nk'uko umunyazaburi abivuga, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Bavandimwe, twagize umugisha wo kuganira igice cya nyuma gisoza umukino, ariko tubona n'ingingo itubwira yuko umwigishwa ataruta umwigisha. Bisobanuye ko ibyo umwigisha wacu yaciyemo ari byo abigishwa bagombaga kunyuramo. Twiganye igice cya 26 cya Matayo. Twasanze byarahereye mu nama yatangiye, noneho birangira Yesu imihango ikurikiye ibyo bintu yagiye iba ni imihango yatangiye kubera mu ngo. Twabonye yasigwa amavuta mu nzu kwa Simoni, umurimo wa Yesu wari ugeze mu rugo. Tubona ko aho bari bibereye Yuda yaje guhaguruka agabasiga mu rugo aho bibereye akajya kwihuza n'abandi. Tubona Yesu n'abigishwa be basangira ibya Pasika, twabibonye aho ibyo byose byaberaga mu rugo ko yarababwiye ngo mugende mu kirorero kwa Ntuza. Tubona Yesu atanga ifunguro ryera, ndetse batangira kuvuga ati mwigisha ni ngewe se, ubwo se ni ngewe, ubwo ni ngewe. Yesu aravuga ati wakabimenye. Ubundi twari tugeze ku murongo wa 26 havuga ngo bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira arawumanyagura, aho abigishwa barababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Afata iri jambo, afata umutsima, bisobanura mwibuke ko ari wabyivugiye ngo ninge mutsima w'ubugingo. Bararya, arabwira ati bimureba muriye ntabwo ari bisanzwe, ahubwo uyu ni umubiri wanjye. Murongo wa 27 yenda igikombe aragishimira arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Abereka ba divayi cyangwa baha umutobe, bamaze kunywa arangije arababwira ati rwose pe ndababwira aya ni amaraso yanjye agiye kumeneka mu gahe gato kandi muri bubibone. Rero iyi ni imihango ikomeye, ariko Yesu ibi bintu ntabwo ari kubikorera mu buturo bwera, ntabwo ari kubikorera i Yerusalemu, ahubwo Yesu ari kubikorera he? Mu rugo kwa Ntuza. Ibi bintu bisobanuye igice gisoza umukino ko atari igice kibera mu nzu twari twaramenyereye. Ntabwo ari ibintu bikorwa mu batambyi, ntabwo ari ibintu bikorwa mu muhango twari tuzi, ahubwo igice gisoza umukino cy'umwigisha yagisoreje mu ngo. Bisobanuye ko n'igice gisoza umukino kubigishwa nuko gisoza baba bari kumanyagura umutsima, bari kwiyuhagira mu maraso ya ntama w'Imana, bibereye ku kidendezi, ariko bibereye kwa Ntuza. Rero ndashaka kubasomera amagambo akomeye umuvandimwe yigize yifuza ati nanjye muyabonye mwayansomera. Ni mu gitabo cyitwa ibimenyetso by'ibihe by'imperuka kuri paji ya 39 umurongo wa 2. Nako igika cya 2. Ibimenyetso by'ibihe by'imperuka paji 39 igika cya 2 handitse amagambo avuga ngo marayika w'Imana ushyira ikimenyetso ku bwoko bwayo yageze ku itorero rimwe,
urusengero rwuzuye abasenga barimo baririmba bahimbaza baramya. Harya umunsi bibiri gukorwa ntibiri gukorwa? Ibitaramo birashyushye ntabwo bishyushye? Ubuzima murabona butarabaye ubuzima? Marayika rero w'Imana ushyira ikimenyetso ku bwoko, murumva ko ibi bintu byakozwe ikimenyetso kigiye gushyirwa ku bwoko bw'Imana. Ntabwo imbabazi zari zararangiye, byabaye imbabazi zitararangira. Ariko umva da, marayika w'Imana ushyira ikimenyetso ku bwoko bwayo yageze ku itorero rimwe, urusengero rwuzuye abasenga barimo baririmba bahimbaza baramya. Nuko ahagarara mu muryango araranganyamo amaso asa n'ushaka umuntu yabuze. Nuko babona afashe umunyururu afunga urugi kandi ashyiraho n'ingufuri afungiranamo ba bantu bose. Ababibonye bamubaza impamvu abafungiyemo. Arabasubiza ati nta n'umwe muri bo witeguye kwakira ikimenyetso cy'Imana. Abo bari mu rusengero basenga, ariko habuzemo n'umwe wemewe n'Imana. Magambo akurikira avuga ngo ntimushyire ibyiringiro byanyu ku nsengero nziza zubakwa, ntimushyire ibyiringiro byanyu mu madini n'amatorero musengeramo. Abasenga bose siko bazakizwa. Gukizwa n'ibyo umuntu ku giti cye. Buri wese agomba kumenya kwishakira Imana ye akayigira iye bwite. Buri wese agomba kumenya kubana n'Imana ye. Buri wese agomba kugirana isano y'ubumwe n'Imana ye. Buri wese agomba guharanira gukizwa, n'ibitaba bityo azarimbuka. Bimenyetso by'ibihe by'imperuka, paje 39 ku gika cya 2. Yesu kuko iri banga yari arisobanukiwe, ntabwo umurimo we usoza amateka ari kwinjira mu gika cye gisoza. Igice cya nyuma cy'umukino w'umwigisha ntabwo cyari igice kibera muri rusange, ahubwo abari kumwe nawe yari yabagejeje mu miryango bari bageze kwa Ntuza. Bibereye muri Matayo rero 26. Aha iyo ugeze ku murongo wa 26 Yesu atanga ifunguro ryera. Bijya bintangaza ko abantu iyo bahagurukanye n'ibihamya n'ibintu batangiye kuvuga bahita bavuga ati Yesu yabikoze gutyo. Reka mbabaze ikibazo. Muri iki gihe Yesu yatangaga ifunguro ryera, abitwaga itorero bari bande? Bari abari kumwe na Yesu cyangwa bari abari mu buturo bwera? Ariko se rubanda iyo babaze itorero bavugaga ko itorero ari abari bariho muri kiriya gihe nk'uko byari bimenyerewe. Bari bazi yuko itorero ari Yerusalemu mu batambyi n'abarewi n'abari bakurikiza gahunda zari zaranditswe na Mose. Nta muntu n'umwe wari kwemera ko Yesu yajyanye bakurira kwa Ntuza bari mu muhango wera, kuvuga ati bariya ni ibintu bigerezaho, ni ibintu bari kwikorera byabo. Ateregwa ni wa munyagarira ye wa mutamutwe n'abantu be bamukurikiye n'agatsiko ke n'abantu bari kumwe. Kibazo noneho ngira ngo mbabaze, uyu munsi wa none uramutse ubajije abantu muri rusange ukabaza ngo itorero ari bari mu nsengero n'ababirirwa mu ngo, aba bari munsi y'ibiti, aba bari ku misozi, bakubwira ko itorero ari abari mu rusengero. Umwigishwa ntaruta umwigisha. Nta muntu n'umwe wari uri mu mihango yo mu buturo bwera wari muri biriya bintu wari kwemera ko Yesu ari gutanga ifunguro ryera avuge ko ari wo muhango ugezweho. Aha rero bakirya batangiye barya bisanzwe, ariko mu gihe bari kurya amafunguro asanzwe Yesu ibintu ahita bihindura. Rero Yesu ibintu birahinduka bakirya. Iri jambo ni inshinga ryakoreshejwe, ni igikorwa cyabaye kiri mu gikomezo gikomeza, icyo bita present continuous. Ni igikorwa gikomeza kigaragaza ko mbere bari bari kurya, bazanye ameza, bateguye imitsima, bararya ibintu birasanzwe, abafite amasosi baranywa. Icyo gihe bari gukora icyo gikorwa Yesu yenda umutsima arawushimira. Murumva ko ibyo bari bari kurya bitandukanye n'uyu mutsima afashe. Afata umutsima ufite icyo usobanuye, ya magambo yivuzeho muri Yohana ngo ninjye mutsima w'ubugingo wavuye mu ijuru. Atora ikimenyetso kihagarariye uwo mubiri we, arababwira ati rero reka ngushimire. Arawushimira. Amaze kuwushimira arawumanyagura. Amaze kuwumanyagura
awuha abigishwa. Umutsima uhabwa abigishwa, ntago uhabwa ababonetse bose. Ndababwiye ko ibintu byose bya Yesu ubu yo kurya bifite imbaraga biremereye bihabwa ababonetse na rubanda. Reka igiteye agahinda nuko no mu bigishwa be na Yuda yari arimo, kandi Yesu yamwemeraga nk'umwigishwa. Ntabwo Yesu yigize avuga ngo reka mbanze mvanemo Yuda. Ariko ibyanditswe bivuga ko yawuhaye bande? N'abigishwa. Nshuti zanjye, guhera Matayo 23 nta kintu Yesu yakoraga kiri rusange nk'ikintu gikurura public cyangwa gikurura rubanda, ahubwo akivuga ngo inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Ibikorwa bye byose yaratangiye kujya bikorana nabe n'abigishwa be, kuko urugero yaragiye kubaha nibo bagombaga gukomeza icyo cyerekezo. Ni nayo mpamvu abigishwa bo muri iki gihe basohokanye na Yesu ku gihe babonaga ibiri kuba amanama yateguye ibintu byose isi yamaze kwihuza n'abari bavuze ko ari bo torero ry'Imana. Bagiye ubutareba inyuma, ntacyo bahibagiriwe, ahubwo abigishwa bari mu gikorwa cyo kumanyagura umutsima no kurya umubiri wa Kristo bakanywa n'amaraso ye. Bisobanuye kwihana no kubabarirwa ibyaha no kwatura abantu bakaba bari imbere y'Imana bavuga ati ndahava ari uko mbabariwe. Ngiki gikorwa basigaye barimo, ntabwo araba. Kuki Yesu atasubiye Yerusalemu abwira abantu rubanda nyamwinshi abwira ati rero kambakorera umuhanga imbere yanyu kugira ngo muboneke ibintu bikomeye? Kuki Yesu adasubira ajyana akore n'ibi bitangaza na diva yayiza nabwiye ati na amaraso agiye kumeneka ku bwanyu no ku bwa benshi? Hari hamaze kuba ikintu gikomeye, hari hamaze kuba ikintu gikomeye kugeza ubwo inama zari zateranye mu ibanga. Yuda izi nama yari azizi, ariko Yuda arangije aza no gusangira n'abiherereye. Nuba biherereye Yuda yicaye aho ngaho. Ni mwende murye kuri uyu mutsima, uyu ni umubiri wanjye utambwe. Ibi bishushanya ko abanywereye kuri uyu mutsima, banywereye kuri iki gikombe bakarya uyu mutsima, bari kwitegura urugamba rwa nyuma rw'injyana muntu benshi bagiye gukubitwamo, abandi bagatikizwa, abandi bakangwa n'isi yose zikabareba ikabahonyora. Ariko biranditswe ngo umwigishwa ntaruta nde? Ntaruta umwigisha. Igice gisoza umukino cya Kristo kirasa n'igice gisoza umukino w'abigishwa bo muri iki gihe. Murongo wa 27, yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese. Afata igikombe kirimo divayi bisobanuye amaraso yagiye gutambwa, agihereza abigishwa bwe ngo nimuyogemo. Aya maraso igihe gishobora gukiza umunyabyaha, nyaboneka nimushaka Imana kugira ngo aya maraso agire icyo abamarira abezeho ibyaha bigishoboka. Ubu abantu benshi bari kurwana n'imihango idashobora kwezaho umuntu icyaha, bakajugunya icyari gifite agaciro. Aho kugira ngo abantu bayogemo baririmbe ngo ndayogamo nere rwose, bakeneye gukora ibifatika bigaragarira isi, kuko abantu bari muri competition bahanganye n'amadini baturutsemo. Umuntu uri muri iyi nzira, iyo wikubise ku idini ukababwira ko abantu bari kwakira imbabazi z'Imana, abo mu idini nibo bakubwira ati ubu se murababatiza, ubu se mubakorera iki? None kubera benshi babonye icyo kibazo badashobora kugisobanura, bahita bavuga ati ariko reka tujye dukora uyu muhango kugira ngo tubereke ko twebwe natwe turi itorero rishyitse. Bakazabaho barwana n'ibyo bintu. Ari nayo mpamvu abantu benshi bari kwinjira mu kaga batigeze batekereza. Ntabwo Yesu yatangiye uyu muhango kugira ngo n'igihe ibintu bigenze gutya muri iyi saha yanyu misoza umukino baba ariko babigenza. Ngiye kubabaza ikibazo kimwe cy'amatsiko. Uretse iki gice musoma igihe yatanze ifunguro nuko byagenze, mwambwira ikindi gice abigishwa ba Yesu mwababonye bari kurya ifunguro ryera? Mwarabisomye? Namwe ndumva mumeze nkanjye ntaho mwabisomye. None kuwa bibibwiriye aribo bari bahibereye, kuki ibyo bintu batashize ukwezi n'icyumweru igihembwe ngo bongere babikore? Yagombaga kuribwa
rimwe mu mwaka ubanza nyamwari zaratora reka rimwe mu mwaka ese iryo tegeko rya rimwe mu mwaka riva hehe? umunsi wa pasika itariki pasika yagombaga kubera itariki ya pasika ko yari ishoje ko ibi byose yabikoze kandi yari ishoje kuko twasomye ngo umunsi wa pasika muri ya nama baravuga ati mureke twihangane hasigaye iminsi mike pasika ikagera. Iki gikorwa Yesu ari kukikora mu minsi yitwa iminsi ya pasika ariko umunsi wa pasika wari wamaze kugera. Reka mbabwire ubundi ntimukazaje kurwana n'ibintu mutanafitiye ubusobanuro mujye mubyihorera. Yesu bwe wabihereye amaraso bakayanywa yari ari kubigisha ingingo yitwa kwakira igitambo cy'ikaruvari. Yari ari kubabwira umubiri we ko ari byo kurya bizima abantu bakeneye kurya ijambo ry'Imana kandi bagahinduka bera n'abaziranenge. Niryo somo yabaga bo kuko baryumvise ntibari bakeneye kujya kurwana n'ibyo bintu imbere kuko bari bumvise icyo umwigisha yabigishije. Ariko kubera ko abantu batajya bumva icyo bigishijwe iki ijambo ry'Imana ryababwiye, buri gihe abantu bahora bakeneye ibigaragara. Reka mbabwize ukuri, n'uyu mwanya hagize umuntu uhagurukana ingingo ivuga ko urababarirwa ari uko wishe intama, benshi muri mwebwe mwajya kuzishaka mukazizana mukazisogota. Habuze umubwiriza w'ikirangiriro ufite izina ngo ababwire ibintu reka abantu batabikora. Mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa kuri paji ya 97 baranditse ngo nyamara muri twazakomeza kubamo abantu bazashaka kugenga umurimo w'Imana kandi usigaye ugengwa n'ububasha bwa marayika uzahuza n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Bazashyiraho amategeko yo gutangira kuwuyobora. Ureka mbabwire ko Uwiteka azakorera umurimo uheruka mu buryo butandukanye n'ubwo abantu bari bamenyereye. Kandi n'imitegurire y'ibintu izagenza gute? Izahinduka, ntibizagira amahuriro n'ay'umwana w'umuntu. Reka mbabaze, mu mihango n'ibyo dini twabayemo ntitwabatizaga, abantu ntibashingirwaga, ibihango yose ntiyakorwaga. None se ubwo uramutse ugiteruye ukakigarura kubigishwa bamaze kugeraho bari ntubasubije muri ya mateka ntugaruye ibintu abantu bari bamenyereye. Aho rero ngaho ufata icyo gihamya ubanza ugice uvuga ati iki gihamya ndumva ntacyo kikivuze, ariko kubera ko waba wemeje ko igihamya ntacyo kivuze, nge nababwira ati nimushorere twisubirire rero aho twari turi kuko ntacyo byaba bitwaye. Inyandiko iravuze ngo n'imiteguriro y'ibintu izahinduka. Mu madini aho mwabaye mwigize mubona abantu batsengera mu isabato yose bukarinda bwira bicaye mu cyumba. Mu mateka y'idini byo twabayemo tubyivurugutamo byose mwigize mubona abantu basengera kuri YouTube no kuri Zoom bakirwa bicaye imbere ya televiziyo bari gusenga mw'ubwo buryo kandi abantu bagatanga ubuhamya ko bakira imbabazi z'Imana. Mwigize mubibona? Handitswe ngo n'imitegurire y'ibintu izagenza gute? Izahinduka. None hazahinduka igice cy'ibintu? None kuki wumva ko gahunda z'amateraniro zahindutse ko ibindi bidashobora guhinduka? Ese ugira ngo amateraniro ntiyanditse ko twagombaga kuyabamo? Ese ugira ngo insengero n'iz'agaciro gakeyazo n'itwazibayemo igihe kandi ko zanditse ko nazo zari zikenewe? Kuki wumva ko hari ibyahindutse ibindi bigasigara? Reka mbabwire, uzajya ucunga urebe ko utagiye kurwanya Imana mu gihamya ushobora kuba ugiye guhagararamo ukaba ugiye kurwanya Imana ku mugaragaro. Twari twibereye aha, bibereye kwa Nuza, urusengero rw'i Yerusalemu abantu baruzuye. Yesu ari gutanga umubiri we i Yerusalemu, imihango irakomeje. Ibi byashushanyaga uburyo ki yagombaga no kugerwaho n'akaga gakomeye kubera icyaha cya mwene muntu yikoreye. Ariko abantu n'ubundi imihango igakomeza, urusengero rw'i Yerusalemu ntirumenye ko n'igitambo cyatambwe. Umva nkubwire, yenda igikombe aragishimira arakibaha arababwira ati munywere kuri iki mwese kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Ngiki icyo Yesu adushakaho, nguyu umubatizo wa Mwuka Wera ashaka ko tujyamo tukibira muri ayo maraso tukarya uwo mutsima ari wo mubiri we, maze abantu bakava imbere y'Imana bababariwe ibyaha byuzuye bakahava bafite amasezerano y'ubugingo buhoraho. Abarwana n'ibindi bifatika by'ibigaragara kugira ngo bazemeza abapastori bemeza abakuru b'amatorero, abarwana n'ibihamya bazajya gushira abakuru b'amatorero n'abapastori n'ibyo bazavuga n'ibyo bazagira bati mureka abantu bakomeze barwane n'ibihamya.
birasoza hano imbere. Nasomye amagambo mu ivugabutumwa ku bice bisoza. Ntabwo uyu murimo uzasozwa no kujya impaka, ahubwo hazabaho kwemezwa na Mwuka w'Imana. Narababwiye ngo biratangaje ko ababwiriza bafata amasaha 3 yo kwirirwa barwana bahangayikishijwe n'imihango, kandi muri bo nta n'umwe ukeneye umuhango uvuga ati ngiye nkeneye uyu muhango munkorere. Ntabwo biteye ubwoba? Ukabona abantu bafasha amasaha 3 bari kuganira bavuga ati tujye kubatiza, ati tujye tubwiriza abantu n'ibihana tubabatiza, kandi mwabo bantu bicaye aho ngaho niba ari abantu 100, nta bantu 5 barimo bavuga ati turashaka kubatizwa, ni mutatubatiza ntitwemera. Nta muntu umwe ufite icyo kibazo. Ariko reka mbabwire, ibi bintu bimeze nk'igihe Yohana Umubatiza yahagurukaga. Soma Maraki, soma Maraki igice cya 3 umurongo wa 23. Dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Dore nzabohereza umuhanuzi nde? Eliya. Maraki yabayeho nyuma y'imyaka isaga 700. Eliya Karumeli yaramaze kusubira mu ijuru byararangiye. None ko avuze ko hazaza Eliya, uyu Eliya uraza ninde? Uyu wavugwaga yari Yohana Umubatiza. Uyu uzavugwa se none se ko Yohana Umubatiza atageza kumeruka, ko Yohana Umubatiza tumubona bamuca umutwe. Uyu yavugaga arongera akabitsinda ry'abategereje abahagaze mu kuri nkuko kuri muri Kristo Yesu, abagomba gukina igice cya nyuma cy'umukino usoza abateka isi. Bivuze iki? Bivuze ngo turasabwa kugira imibereho yaranze Eliya w'i Karumeli, tukaba dufite ubuhamya budakibakiba mu kurwanya ibyaha bikorerwa mu bwoko bw'Imana n'ibikorerwa ku karubanda, tukaba abahamya bo kwamagana icyaha. Ibi bisobanuye Yohana Umubatiza waje igihe batambaga ibitambo. Yohana yajyaga gutamba ibitambo cyangwa Yohana yarabatizaga? Mbese Yohana yakuye hehe uyu mubatizo? Hari ahantu mwasomye muri Bibiliya ngo umuntu muzamubatize mu mazi menshi? Mbere ya Yohana hari amwe mwarabisomye mu isezerano rya kera? Ariko ijuru rivugana nawe, rimaze kuvugana nawe, Yohana aza ababwira ati hazaza undi udusha ubushobozi mutanapfundura udushibi tw'inkweto ze, nimuze rero mbajyane mbinike mu mazi. Ntaho Yohana yari yarigeze abona babatiza. Ariko kubera ko isaha Yohana yari itandukanye n'iy'abakuru be babayemo, igatandukana n'iyo base babayemo, ise yatoraga umurongo, isa akajya gutamba igitambo kuko Zekariya yari umutambyi. Yohana agaciye mu butayu akajya kubwiriza ati wa mwana urayobye, uyu mwana ibiki n'ibica ahindanye. Yohana ati uwampamagaye ari kumbwira guca mu butayu. Undi ati dore kada gukira biri mu kuza gukebwa abantu bagatamba n'igitambo. Urumva izo ntambara? Yohana Umubatiza niko byari bimeze. Bisobanuye ko Imana ivuze ko izakora ibintu mu buryo butandukanye n'ubwo abantu bari bamenyereye. Tukaba turi ba Eliya bo muri iki gihe, tukongera tukaba ba Yohana bo muri iki gihe. Bivuze ko ibintu bikorwa bitandukanye n'ibintu twari twaramenyeye twarabaye mu mateka. Niyo mpamvu uzajya kubona Yesu nawe ahageze, hagiye gutanga ifunguro, ntagiye kuritangira mu buturo bwera, ahubwo yinyuriye yigiriye kwa Ntuza, niho bagiye gukora ibyo bintu. Erega suko Yesu ibyo bintu atari kubikora, suko Yesu atari kugenda ngo agiye Yerusalemu ibyo bintu atange n'itegeko. Ubundi se ntagiye muzi yagiye bakamuha umuzinga akawusoma? None se niba Yesu yarabwirije yo kujya agatanga ifunguro byari kumunanira? Ntabwo byari kunanirana, ariko hari habaye ikintu gikomeye mu mateka. Niba Imana ivuze ngo izahindura ibintu, uzasigara wiziritse ku gihamya. Narababwiye ngo Bibiliya yanditsemo ngo umwari azasama inda. Mwasanze umwari yarayisamye? None ko igihamya kikihanditse mwarite tukavuga ko umwari azasama inda rero? Nubu abayahudi, itsinda ry'abayahudi benshi bizera ko umwari azasama inda, baramutegereje. Judaisme, religion iyobokamana rya Judaisme ryizera ko umwari azasama inda katarayisama. Reka mbabwire abantu b'Imana ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana.
buri gihe abantu bafite intambara zo gufata ibigaragara, ibitagaragara biratakara. Jewe najyaga mbwiriza tukavuga kuntu abantu bazaturuka hirya no hino mu byaduka, barabivuga ko abantu bazava mu mirongo yo hirya bakaza muri uyu murongo, ntitubyumve tukumva twajyaga dutekereza yuko ari uko tuzashura abantu tukabajyana ku Yorodani bakabatizwa. Ibitandukanye n'ibyo mu matsinda yose ugiyemo usanga abantu bakira imbabazi z'Imana baturutse mu Bagatulika, abavuye mu Basilamu. Ibyo byose twabibwirizaga tutazi uko bizagenda, nta kuboko k'umuntu kwabikoze. Ibitandukanye n'ibyo abo bantu bafite ubuhamya abantu bo mu madini badafite, badashobora no kumva. Yesu yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese. Mwagize ngo ari kubabwira ngo muzafata iki gikombe buri gihe mujye mukinyweraho, zaji hari umunsi mutazinywa se? Ariko hari igihe ibintu bijya biba bifite icyo bishushanya kugira ngo abantu bizere iki kintu kiri gukorwa icyo ari cyo. Kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Umurongo wa 29. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Bajya hehe? Umusozi wa Elayono. Ntabwo wumva ko mu mukino usoza w'amateka y'isi bigeze no ku rwego basohoka kwa Ntuza bakinjira ku musozi? Ku mukino, ku gice gisoza umukino, birangira umukino ubaye muremure, bikarangira bigaragara ko badashobora no kuguma kwa Ntuza, ahubwo barasohoka kwa Ntuza bakajya no kuba mu mashyamba. Niki mutumva, niki mutabona? Abayoborwa na mwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Reka mbabwire ikintu abantu benshi bajya bihandishaho batanazi. Reka uzaze wiyemeye ko iyo mihango ushobora kuyikora, ugende umujyane ku mazi mu kidendezi cyangwa mu kivu mushiremo, utazi no koga akurohamireho. Bazagaruka bakureba kubwira ati wabigezemo ute, ko ibi bintu ababikora baba barabyigiye. Burya babanza no kubyiga, babigisha no koga kugira ngo nihaba ikibazo bamenye uko bashobora kurwana nabyo. Wowe rero waje wishiramo amarangamutima, uhita uvuga ati ubundi pasitora ndushiki, ubundi runaka ndushiki kabikora, ati ubundi ubutware turabufite natwe mu isi no mu ijuru, Yesu yarabutanze, yaravuze ngo nimugende mubikore. Rwose pe, nta mupasitoro mwumvise se wabwiye abantu ngo na Yesu yamaze iminsi 40 bibiyirize, barangiza bakamupfiraho ejo bundi hano hirya mu bihugu by'abaturanyi, ni muri Kenya? Mwarabumvise? Ni mwabumvise? None se kuki Yesu atabujije abo bantu gupfa? Akenshi iyo duhagaze ahantu dutangira kuvuga ati twebwe ntibyatubaho, tuzaba turi mu mbaraga z'Imana. Ntabwo utemba mu nzira bikemera. Nta bana b'Imana muzi bagiye bagwa mu nyanja bari no guhunga, n'ejo bundi bagiye bagira ibibazo bagakubitwa kandi ibintu bikaba bibagapfa. Ubundi se ku misozi muzika abantu bararaga ku iyo misozi, nta n'abantu bagiye bahicirwa n'inzara. Ariko isi ntinakeneye kuvuga ibyo bintu kuko izi ko ariyo yari yabigizemo uruhare. Ariko uwo nguwo we wabugezaho kubera ko umuntu yageze ku rwego, baravuze ngo hari ubwo kwizera kujya kumera nko kwigereza. Ibyo bintu ko nta gakiza bitanga, ko twese babidukoreye tugataha uko twakaje, abantu bakakira imbabazi z'Imana barabikorewe nyuma. Mwese ntago mwazakiriye nyuma kandi byarabirangiye. Wumva ari imbabazi z'Imana, ari n'ibyo bintu igifite agaciro ari iki? Ni imbabazi z'Imana. Wari kuguha amahirwe ukazakira mbere y'ibyo bintu, ukareba kuntu ari byo byari kukuryohera nyuma. Turi mu isahirura, turi mu isaha ikarishye, abatari bwizirike ku cy'Imana ivugana nabo, abatari bwizirike ku bihamya bya Mwuka Wera, bari butakare mu nzira nk'uko abatambyi basigaye ku bitambo. Ibitambo se n'ibyari byanditswe gutambwa? Wasobanura ute yuko Yesu akatanya abantu kandi imizinga ihari, aho kugira ngo abajyane i Yerusalemu agakomezanya nabo kwa Ntuza? Wasobanura ute ko Yesu bavuye kwa Ntuza umuhango urangiye abakomezanyije ku musozi aho kugira ngo ababwire ati mujye kuvuga kuntu byagenze, mujye i Yerusalemu mujye kubibabwira, munababwira ibihamya bifatika? Kuki Yesu atabashubijeyo? Urugendo rwarafunguwe, ntabwo rusubira inyuma. Umuntu umwe we ku giti cyo ashobora gutekereza bati reka nisubirireyo, akagenda rwose agasubira inyuma.
ariko abakomeza bo bari bukomeze bajye mbere. Iyo bigeze aho rero, bageze aho ku musozi, bageze Yerayona, ntumva ko bageze ku musozi? Yesu ahanura ko Petero ari bumwihakane gatatu. Wari uzi ko ubuhanuzi bwo ko benshi bagomba kwihakana Yesu bakamurekura, wari uzi ko ari ubuhanuzi Yesu atangira ku musozi? Ntabwo ari ibintu yababwiye muri rusange no mu kigari. Burya buri ntambwe yose ibiriho ishungura, hari ababa basigaye, iyo udasigaye mu bitekerezo usigara mu bundi buryo. 31 maze Yesu arababwira ati, mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza, kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri umukumbi w'intama usandara. Ku musozi nibwo ababwira ngo iri joro muraza kubona kari bube. Ndababwira ukuri, akari imbere yacu karaza kugaragara urufatira abantu bari bubatseho. Yesu agiye kugaragaza abantu bahagaze muri iyi nzira mu rwego rwo guhangana n'amadini. Yesu agiye kugaragaza abantu bahagaze muri iyi nzira barambiwe kimwe mu 10 n'amaturo bahora babwirwa. Yesu agiye kugaragaza abantu bahagaze muri iyi nzira bameze nk'abantu bakwepye. Mu ishuri hari ibyo bitaga gukarota, karotage. Wabona haraza umwarimu udashaka bitewe nuko ibintu bikurambiye ukavuga ati reka nigire kuryama ndarwaye. Hari abantu barambiwe n'ibintu by'idini baravuga ati reka twenyurire mu itsinda. Nitugerayo nta uzongera kutwaka amafaranga, nta uzongera kutubwira kwitanga. Ni nayo mpamvu benshi bahari. Uyu munsi wa none uramutse ubabajije ngo amafaranga mwakoreshaga muri biriya bihe uyu munsi akora iki, wasanga bayamarira mu gifu cyabo. Kambabwire bantu b'Imana, indirimbo y'116 turavuga ngo umutima wawe wuzuyemo amaganya. Nta mwanya wasigiye Yesu. Mbese nuranatekereza no ku bandi gutekereze kubazimira. Biratangaje ko twubatse ubwami budashobora kurenga isi, ariko ubwami bw'Imana aho twari tubugeze tukaba tudashaka ubwubaka. Ubusereka mbabazi, twiziritse ku mitungo, twizirika ku masambu, twizirika ku biki. Kwisigiye kubifatira ikabishyira muri systeme yabyo. Utazahinga umurimo udafite irangamuntu, utazakora ikintu cyacyo cyose udafite biriya byose, ukaba utazaba ufite ubuzima muri iyi si, kandi ukaba waranze kubikoresha nibura ngo ugire ubugingo bumwe bw'umuntu ukiza. Byakumara iki gutunga iby'isi byose ariko ukamburwa ubugingo buhoraho? Benshi babonye ubushobozi aho kugira ngo biyegure mu biganza by'Imana, bararushaho kugura ibintu, bararushaho gushaka ibintu bishobora guteza ubwami bwo kwisi imbere, ariko ni bake bari gutekereza guteza ubwami bw'Imana imbere. Hambere Imana yaransanze irambira ati, muntu w'Imana, wa mwana wanjye rero, haguruka ubwire isi, ubabwire ko Bibiliya igiye kuba ikibazo mu isi. Genda umbwirire abantu ngo ufite ubushobozi bwose natange Bibiliya, turebe ko dushobora guha abantu badafite Bibiliya. Naragurutse mwuka w'Imana byemeza umutima wanjye abimpera ibihamya, siyo nkuru nshaka kubahereza ndende, ariko maze kubikora mpita niyemeza mbwira Imana, yabwa Imana rero, mu bushobozi nzabona ndashaka gushyiramo Bibiliya 10. Ndashaka ko nibura uzaduha Bibiliya 100 tuzaha abantu. Mudamu wanjye arambwira ati nanjye sheri nkwemereye Bibiliya. Undi muntu nawe ati nanjye nguhaye Bibiliya. Undi ati nanjye ndaguha Bibiliya 10. Undi ati ndaguha tugiye kwibona tubona dufite Bibiliya 50. Ntabwo ari ibintu nagiye kubwira abantu mwitsinda nk'uko mwice ngo dutange Bibiliya. Oya, nabishyize ku rukuta rwanjye, ku rukuta nkoranyambaga, ndangije kubishyira aho bita kuri status. Abazikurikira barambwira ati ndaguha Bibiliya. Abagaturika barambwira ati nanjye ndaguha Bibiliya. Umuntu wundi arambwira ndaguha Bibiliya. Hari n'uwampaye Bibiliya 25. Tugiye kubona tubona dufite Bibiliya 50. Ndazihagurukana nzishyira abantu. Nazihaga abantu batari abadivantiste umunsi wa 7. Nta mudivantiste nari gupfa guha Bibiliya. Zijyana ahantu ubutumwa bwapfubiranye utabona umugenzi n'umwe, kandi harimo itorero ryacu, harimo intara. Hageze ntanga Bibiliya kandi Imana yihesha icyubahiro. Amen. Mbona abanyamahanga ndazibaha baranyurwa. Ngaruka mu gice cya kabiri. Ngarutse mu gice cya kabiri ndababwira ni rero dore amafoto ndayabahereza. Kiraho urubuga. Ndababwira ni dore Bibiliya Imana yampaye ngizi 50. Ngabo bo twazihaye. None turekeraho cyangwa mo kimwe murashaka ko dukomeza. Niba ufite ubushake shiramo izindi Bibiliya. Ngaho nzamura ibendera ry'Imana Bibiliya ishirwe hejuru. Nta muntu wambwiye ngo jya kubikora gutyo. Ndangije ngiye kubona umuntu ati ngiye ndaguhe ebyiri, nanjye ndaguhimwe, nanjye ndashyira mizi, nanjye ndashyira mizi. Tubona izindi Bibiliya 50. Ndazihagurukana nzijyana ahantu ngezeyo,
ndavuga nti abantu batari abadivaniste nimuze bangezeyo, abantu barabanyereka turazibaha, abandi tubona n'abadivaniste cyakora abakennye b'impunzi bahunze bavuye muri Kongo bamaze igihe gitoya muri iki gihugu ubona bafite ubuzima bugoye, ndababwira nti namwe mwakira umutsima w'ubugingo, nabo ndazibaha. Turangije Bibiliya 50 turazitanga, dutanga Bibiliya 100 zihwanye mu gaciro ka Bibiliya. Bibiliya igeze ku 12,000 bihwanye na miliyoni n'ibihumbi 200. Imana imico gitekerezo birangije turazitanga. Ndababwiza ukuri Imana iri gukora mu buryo budasanzwe, mukomeze mwizirike ku byo mwamenyereye muraza kubona icyo mukuramo. Mukomeze mwizirike ku kamenyero ngo na kera nuko twabikoraga, na kera nuko twasengaga, na kera nuko twaririmbaga, na kera nuko twabikoraga. Yesu mwisaha isoza amateka ye, mu mukino usoza yakoze ibintu bitandukanye batigeze banabona mu mateka. Niko nabasigaye bari gukora mu buryo butandukanye isi idashobora kumva ibiri kuba. Wasobanura ute ibyo bintu? Kabisobanura ute k'abantu 100 bisobanuye amatorero abiri, kuko itorero ry'abadivantiste ubundi ryemerewe guhanga iyo rifite abantu 50. Bivuze ko ari abantu haje ubutumwa wabutangije amatorero abiri afite abizera 100. Iryo torero ryemerewe guhabwa pasitoro, iryo torero ryemerewe guhabwa abakuru b'itorero 2, iryo torero ryemerewe guhabwa abadiyakoni. Iryo si amatorero. Ariko abantu kubera ko kamenyera afite ukuntu yabagize bashaka gukora ibintu uko babikoraga kuva kera. Ku musozi niho Yesu ababwira ngo iri joro ibyanjye biraza kubagusha, birabashyira mu kaga, ibyo mwiziritseho birapfa ubusa. Mbese mwakurikiye Yesu ku musozi cyangwa mu kimwe mwaje muhunza imihango n'ibintu byari bibarambiye? Uzabyibase. None se niba koko warakurikiye Yesu ku musozi, ibyawe uri kubikoresha gute? Nasomye mu nyandiko zibanze, mu nizyo gitabo cy'inyandiko zibanze, umuntu ugifite hafi nantize di nyandiko zibanze. Kamba somere mu gitabo inyandiko zibanze. Paji ya 52. Ndasoma igika cya 2. Mu gihe cy'akaga twese twarahunze tuva mu miji no mu midugudu. Ko twese twagenje gute? Ubwo si ibintu babisigiye. Amazu se bayasigiye. Ibitoki se byariwe nabandi. Amajeri bahunitse se yariwe nabandi. Amafaranga se abantu be barabitse ko yaramaze guhinduka ifaranga rimwe bazayakoze iki? Ubu benshi muri kwiziga muri kubika rwose nta kibazo. Simbujije abantu kwiteganyiriza, mukomeze mujye mbere. Umuntu wese ari kubaka ubwama azabamo. Mu gihe cy'akaga twese twarahunze tuva mu miji no mu midugudu, ariko ababi bakomeza kudukurikira kuko binjiraga mu mazu y'abera bitwaje inkota. Ababi bakomeza kudukurikira ngo binjiraga mu mazu. Bose ko nzi ko mwari mwakinze, twari twavuye mu midugudu tugasiga tuhafunze, binjiyemo badacinzugira. Ubwo se ko bagiye kuzimenagura vuba mu gahe gatoya waranze kubaka ubwami bwa data, nyamara wari ufite ubushobozi bwo gukiza umutima umwe ukagura urworoheje kandi ntugire n'ikibazo. Ariko turashaka ibirenze. Ntago mbwiye abantu kwanga iterambere ni ryiza, nanjye ndarikunda kandi nanjye ndi kurikora iwanjye. Ariko ndababwira ikiruta ibyo byose turi kwiruka inyuma, kubaka ubwami bwa data, ubwami bwa papa. Mu gihe cy'akaga twese twarahunze tuva mu miji no mu midugudu, ariko ababi bakomeza kudukurikira kuko binjiraga mu mazu y'abera bitwaje inkota. Bakuye inkota ngo batwice, ariko inkota zabo zicikamo ibice zigwa hasi nk'ibikenyeri. Ntabwo dushobora kugera ku rwego rwo kwambara ukudapfa tukiri kujarajara no kujandajanda mu mihango n'ibintu bidafite agaciro. Abantu bonyine bari burokoka kari imbere yacu na abantu bimenyereje kubana na Yesu, bimenyereza kubaho ubuzima bwa gikene, bimenyereza kurya ubuzima bwa gikene, bimenyereza kwambara ubuzima bwa gikene, bimenyereza imibereho bakavuga ati nutwo mbonye reka nshaka umutima nakiza. Niba ari igitabo ndakigura nyitange, niba ari Bibiliya ndayitanga. Reka babwire nk'ikintu gikomeye ushobora guha umuntu muri Yesu. Intwaro yonyine waho umuntu ukadaceceka ntugire icyo uvuga ashaka ukamwihorera. Mugurire Bibiliya uyimuhereza umubwira ati akira intwaro wigendere, ibisigaye bizakorwe na Mwuka w'Imana. Hinda abantu twahinzemo ibindi bintu abantu bidwamo.
ku bishyimbo kiro jana wejeje wananiwe no gukuraho ibiro 5 uko ikiro kigura 2 cyangwa mu kimwe wananiwe gukura ibiro 7 ubigurisha ugurira umuntu 2 uvuga ati kuyu musozi ngiye guha umuntu imana ikomeye irutiye abantu bose bigize batunga ukamuha 2. ariko reka mbabwire kuri anniversaire mwese nabatumiye mwese mwaza mwapfunyitse harya mutanga iby'agaciro gakeya mu bukwe iyo mwashingiye abana banyu niyihe mpano mubaha simushorera inka mukababwira ati mwana wanjye ugenda uzubake ntago mumuha ibitanwa bya za miliyoni n'ibihumbi magana kubera iki mwisi ubuze guha umuntu impano imwe ikomeye mwisi yitwa Bibiliya igiye gucika isigasigara yifuza mu gice cya nyuma gisoza umukino Yesu arabazamukana bageza ku musozi bari bamaze guta imiryango bari bamaze guta abana bari bamaze guta ingo zabo incundura bari barazijugunye zo kera amazu bari bayaretse ibintu byose bari basigaye bavuga ati turi kugendana n'umwigisha kandi nabasomeye amagambo avuga ngo umwigishwa ntarutande niba Kristo ariko byagenze nabo bari kumwe bakari bagenze abigishwa bo mu gihe giheruka bo muri iyi saha duhagazemo iyo niyo mibereho ku musozi niho Yesu yababwiye ati iri joro reka nanjye mbibabwire muri iki saha y'umwijima twinjiyemo bw'amadini yarekuye ibyanditswe byera ari wo wari umucyo twari dufite abantu bagasigara bagenda bavuga ibitekerezo byabo n'ubupfu bwabo iri joro ry'icura burindi ryamaze kubudikaho ikoranabuhanga ryo rigiye gukontorora umuntu n'ibitekerezo by'umuntu bagasigara babifite iri joro riteye ubwoba abantu bashobora gukizwa byonyine gusa ikishobora kubarokora n'uyu mutsima w'ubugingo ni iri jambo n'uyu mucyo niwe ushobora kurokora benshi 32 ariko nimara kuzurwa nzababanziriza kujya i Galileya Yesu arababwira ati ubwo biraza kumera nabi bari buze no kunyica ibi bisobanuye kubambwa ku isabato bingana n'urupfu rwa Kristo nubwo bayibamba ntabwo izaguma mu gituro hazabamo abazazukana guhagurukana kwamamaza isabato nziza amadini agiye kubamba isabato abayibwirije ku misozi bakayikubitisha abasilamu bakayikubitisha abagatulika bakayikubitisha inzego zose zigiye kubamba isabato ku mugaragaro kandi byaratangiye hagiye kuba ibiruta ibyo twabonye bizaba bigaragara ku buryo nta n'uzajya guhumba gusa sereka mbabaza uwari kuzahaguruka akavuga yuko hari umunsi umudasa azahagarara ku ruhimbi mbere ya 2018 hari umudiva ari kwemera ko ibyo bintu bizabaho uwari guhagarara nk'uko abana b'Imana bakomeje gutanga ubuhamya ngo nge neretswe abapolisi bahagaze ku ruhimbi nerekwa abantu bambaye ibintu bidasanzwe ukabyereka icyo gihe ukibyereka ukagenda ukabibabwira ati ibi bintu bizabaho kandi turabibona biri hafi ukabivuga ninde mukuru w'itora kwemera ko ibyo bintu bizashoboka ibyo uko byabaye ni nako udashobora kubwira umuntu ko abantu bazivovomanga bagahagarara ari isabato bakayibamba bakayishingura barangiza icyakora akaboneka basigaye bagomba kuzura isabato abasigaye haleluya ndasuhuza abasigaye bagihagaze ku gitambo cy'Ikaruvari ndasuhuza abasigaye bagihagaze ku gitambo cy'umwana w'intama bari kunywa amaraso bakayogamo kugeza ubwo ikizinga cyose givaho ndasabira Imana buri wese uri kumva aya magambo ngimushire mu bana bayo biteguye guhagarara mu isaha iheruka igice gisoza umukino giteye ubwoba ni igice isi irafata abana b'Imana ikabakubita inzara zigatumuka ni igice baraza kusenyeraho abana b'Imana inzu batabahora igitoki baciye batabaziza ikibabwira ati mwe mwanza hisi tujyanye igice gisoza umukino ufite izihe mbaraga zirahagarara Yesu abagejeje ku musozi aho bibereye gusengera mu ngo byari bitagishoboka reka mbabaze mbese mwebwe murabona gusengera hanga birakomeza kwemera ese ntago mwari muzi ko mu Ruhango hari abantu bafashe basenga bakabafunga bamazemo hafi ukwezi igatsibo barahari inyagatare barahari mu gihugu cyose bagiye barimo abo nabo tuzi mbese nimubona ko ibinyamakuru byakomeje kwandika bikabahimbira amazina bisobanuye ko igihe kigomba kugira abantu bakapfunukaho bari bihishe bakagera no ku rwego bahungira ku misozi aho ngabo birasoza Yesu ni uri kubwira abantu bakababwira ati rero ikiri bube nzakubita umwungeri umukumbi ugenze gute ko bagiye kudukozamo inkoni n'indi urasigara hagaze
dore wahoraga wiruka nta wigeze agukubita urushyi, nta wagukubise inkoni. Ndababwiza ukuri ko mu gice gisoza umukino inkoni zirimo, gucibwa amajosi birimo, kuraswa birimo. Umwungeri agiye gukubitwa, isabato igiye guteshwa agaciro. Ababwiriza twiringiraga bagiye kuza batubwira ati erega wanasengera mu rugo ukayubahiriza mu rugo, ariko n'icyumweru ukazagiha agaciro. Bagiye kuza batubwira ati mwubahiriza isabato mu miryango, ariko ku cyumweru muzaze dukore gahunda, hari ibintu dushaka kuganiraho. Ntabwo muzi, narabasomeye ngo azabashishwa, azagira imigambi ituma abashishwa byose ni iki? Daniel 8:25. Petero rero wari uraho nk'umuntu uraha ngaha. Urumve ko Petero yarageze ku rwego rugera ku musozi. Ntabwo Petero yari yarasigaye mu idini. Wumve ko iby'abanyedini kuri Petero byari byarangiye kera muri Mateyo 23. Wumve ko aba ni abantu bagendanaga nawe, babana nawe, ntabwo bari bivanze n'iby'idini. Umuntu wari usigaye mu bintu by'idini abivanga n'iby'itsinda yari Yuda. Nkuko twabisomye twabonye ko inama zose Yuda yabaga azizi. Yuda ibintu yari akibivanga, agafata iby'itsinda akabura ahagaze, ukabona ntafite ahwari. Ariko reka mbabaze bavandimwe, kuki abantu bakiri kuvanga ibintu twabayemo mu madini bakabivanga mu matsinda ubundi? Ingero nize cya gitabo inyandiko z'ibanze. Amatsinda ntabwo abantu bayanayaza, ahubwo ntabwo abantu baza agaciro k'amatsinda. Ndagusomera mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze. Inyandiko z'ibanze singiye kurera. Inyandiko z'ibanze ntabwo ndi kuyabona, iyo mfashe igitabo cy'undi muntu bijya bingora guhita ngera ahantu nshaka. Nari maze kubabwira ngo Petero ntiyari akiba mu by'idini. Petero yari umuntu wabanye na Yesu, aba bose bari bamaze gushikama. Ariko noneho byagombaga kugera ku rwego Petero yivovomanga. Mwihangane mparebe. Ni ku cyigisho cyitwa ngo kwizera imyuka y'abapfuye, 199 niho ndahera. Kwizera imyuka y'abagenje gute? Nahoze mbabwira ngo muri metaverse, mu ikoranabuhanga rya metaverse, ari ryo bakeneye kubaka mu muntu. Umuntu bazamugeza ku rwego azajya avugana nabe bapfuye. Bakubwire ngo nako suza baza bakubwira systeme ihite yikonekta kuri microchip iri mu bwonko, ihite ihuza na internet ya 5G. Ako kanya izi mboni z'amaso yawe zizenguruka ziwita uva mu isi, uhita ujya guhura n'uwo wabuze. Mwibanire, mutangire muganire, ubone n'iso ya kote rye, ya ipantaro yambaraga bya kumwe yavugaga ze muganire. Myuka y'abapfuye ntago muyize. Babihinduye umutego bawuteze mu ikoranabuhanga muri metaverse. Ariko no kwizera imyuka y'abapfuye, ndahera kuri page 99 ariko kugika gisoza cyo hasi. Nabonye uburyo ubwo bushukanyi bwari buri gukwirakwira ku muvuduko munini. Neretswe igare ry'umwotsi. Boneretswe iki? Mu gihe cya Elena White iterambere ryari ririho muri bijyanye no gukora ingendo, yari gari ya moshi cyangwa amagare y'umwotsi. Niyo tekinoloji yari igezweho kugira ngo abantu bihute. Kuko abantu bakoraga ingendo rimwe n'amato, kandi murabizi ko amato yashoboraga gutinda amamoteri yari ataragira imbaraga.
abagendaga n'amaguru yashoboraga gukora urugendo rw'amasaha 40 ari kugenda kiri mu nzira. Ikoranabuhanga ryari rihari, tekinoloji yari ihari. Elena Whiteman yagombaga kumwerekeramo ibi bintu. Ni gari ya moshi yashoboraga kugenda amasaha 2, urugendo rwajyaga rugendwa iminsi 2. Ibirere Imana igiye kubimwereka ntabwo ari kujya kubimwereka ngo imwereke mu iterambere riri uyu munsi. Kuko Elena White ntabwo yari azi telefone ngo Imana ari kujya kubimwereka muri smartphone. Ntabwo Elena White yari azi computer ngo Imana irajya kumwereka muri computer bahuje ubwenge bw'umuntu babuhurize muri computer. Ariko imwereka iterambere ryari rigezweho rishushanya iterambere riraba rigezweho uyu mwanya wa none. Nabonye uburyo ubushukanyi bwari buri gukwirakwira ku muvuduko munini. Neretswe igare ry'umwotsi rere cyane ryagendaga ku muvuduko nk'uwo murabyo. Iyi ni internet ya 5G. Internet iri ku rwego rwo hejuru niyo yari ari kwerekwa. Ntabwo yari kwerekwa internet ngo amenye ari ibiki, ntiyari no kuzabitwandikira ngo tumenye murandasi ari ibiki, kuko internet nitwaye tuzi. Namwe abakecuru benshi muri aha kuvuga 5G, internet ya 5G cyangwa ya generation y'ikiragano cya 5, ntabwo benshi muri mwe mushobora no kumva ari ibiki. Ariko we agiye kubyerekwa bivuga ngo mukubigusobanurira. Babigusobanuriye kuri moto yaciye mu muhanda, yasigaga uducurama yirukaga. Byibura ushobora kubyumva kuko usanzwe uzi moto. Niko yabyeretswe nawe abyerekirwa kuri gari ya moshi. Marayika yansabye kwitegereza nitonze. Nahanze amaso iryo gare. Byasaga nawe isi yose yari muri iryo gare ku buryo nta muntu numwe wari wasigaye. Abatuye isi bari bamaze kwinjira mu icyo kiragano cya 5 cya internet. Microchip yari yamaze kwinjira mu bitekerezo byabo. Bari basigaye bakontororwa, bacishwa haba kubwira ngo ryamuka ryama, bakubwira byuka byuka, bakubwira genda ukagenda. Bari bamaze gushyirirwamo programming system ibabwira ko gukora ari uguhera ku wa mbere kugeza ku isabato, ko nta kibazo ko abantu bakora amasaha kandi 28. Isi yose yari yamaze kugezwa muri iki kintu. Reka mbabaze ikibazo, ni hehe hatari iterambere batari kwihutisha ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga? Telefone ziratangirwa ubuntu nabibabwiye ejo, ibintu byose biri gukorwa nejo bundi mu byumweru 2 bishize. MTN yaronchinze internet ya 5G ku karubanda byarabaye. Iyo internet igomba kuzajya ihura na connection iri mu bwonko, ibyo bazabateye mu bantu kandi byamaze kugeramo, byarangiza bigahita biconnecta direct uko wireless ibona, uko computer ibona wireless igeze ahantu irigahita yijyanaho. Niko nibindi byubatse. Umuntu asigara ari igikoresho gicometse kuri murandasi. Yabyeretswe rero ngo isi yose yari yamaze kugera muri iryo gare. Ni bande bari buze gusigara batinjiye muri iyi tekinoloji iteye ubwoba kandi hambaye? Marayika yaravuze ati bahambiriwe mu miba igiye gutwikwa. Maze marayika nyereka wari utwaye iryo gare wasaga n'umuntu mwiza w'igikundiro, kandi abagenzi bose bari mu igare bari bamuhanze amaso ndetse bakanamwubaha. Uwabikoraga yari umuntu ufite kugira neza, mwenyura, seka. Mwabonye abakobwa beza kuntu bari guseka bamamaza biriya bintu? Baraseka tubitayeho. Ni ukuri murakaza neza mu isi y'ikoranabuhanga. Ubu hari ikiswe ngo ni ChatGPT. Ni uburyo bw'ikoranabuhanga bwiswe ngo n'ubwenge bw'ubukorano. Ukibwinjiraho habamo agakobwa kavuga neza, gatanga za welcome, karibu nziza. Izo karibu zigiye kuvugira mu mitwe ya benshi mu minsi iri imbere. Benshi bazajya bibona ahantu batigeze batekereza. Maze kubareba, marayika aramubwira ati bahambiriwe mu mibi igiye gutwikwa. Mukomeze mwinjiremo, mukomeze mugende. Abo bageze muri AI cyangwa artificial intelligence, ndababwiza ukuri ni mu miba igiye gutwikwa. Maze marayika nyereka wari utwaye iryo gare wari usaga n'umuntu mwiza w'igikundiro, kandi abagenzi bose bari muri iryo gare bamuhanze amaso ndetse bakanamwubaha. Ninde muntu udahanze amaso ikoranabuhanga nk'irishobora gukemura ikibazo cy'ubukungu mu isi? Nta numwe. Kuko barakubwira ngo ntacyo uzabutunza ariko uzabunezerewe. Imitwaro ku bihugu izaba yagabanutse, uburwayi buzabwakuweho, kuko baravuga ngo uzajya urwara duhite tukuvura tunyuze mu iryo koranabuhanga. Nagaritse umutima maze mbaza umumarayika wanyoboraga uwari we uwatwaye wari we. Yaransubije ati ni Satani.
nta no guca ku ruhande. Satani ayoboye tekinoloji y'isi, niwe utwaye, niwe wageze ku rwego rw'intekerezo, ugiye kuzajya ayobora umuntu uko atekereza, uko arya, uko aryama, uko agenda, uko abye. Satani niwe utwaye igare, yigize nka marayika w'umucyo, yigaruriye abatuye isi. Badivantiste umunsi wa karindwi, niba ugiye guhakana ibintu banza ufata kino gitabo iyi page, kigeze kuri page ya 200 banza uyicuye ikuremo basi. Urabicikira hese ko abantu birekuye ni ruto ko ariko bigomba kugenda. Yesu bageze ku musozi arababwira ati aha mugeze, abandi basigaye muri gahunda, ibintu byabo biraryoshye, ariko namwe barakozamo inkoni, intama ziri butatane, ninde uraza gusigara? Iri joro Yesu niko yababwiye, mwiri joro duhagazemo nkuko Yesu yabivuze, kandi ndababwira ngo umwigishwa ntaruta umwigisha. Nahagaritse umutima, ni Satani niwe utwaye igare, yigize nka marayika w'iki, yigaruriye abatuye isi, birundumuriye mu bushukanyi bukomeye kugira ngo bizere ibikinyoma, bityo barimbuke. Ngo bizere iki? Birangire bagenje bate? Turi kubagirira neza, turi kubavura indwara, turabakingira ibiki n'ibiki, dore turi kubazanira iterambere. Ibintu byose bya Satani byubakiye ikinyoma, ariko ikinyoma gikuru baherekeje ni gupfa ntimuzapfa. Nta uzongera kwicwa n'inzara, uzaba ntacyo utunze, ariko uzaba ugenje gute? Ngo uzaba unezerewe wishimye. Kinyoma cye cyitwa ngo gupfa ntimuzapfa, nicyo yabeshye muri Edeni. Ubu ari kubwira abantu tuburwayi kwa here, iminka nyari, reka iragiye mw'abakecuru mwebwe ibyanyu bigiye gucirwamo rwose, muragira imbaraga. Uzaba ukenera kujya muri Amerika, wite wihuta ako kanya, mu munota umwe uraba ugeze muri Amerika binyuze muri metaverse. Jya nshima Yesu, ibintu byabihishurira baciye bugufi bashaka kubyiga. Abumva bihagije bagatakara mu mihango n'ibindi bintu byabo byose bakakomeza kuba mw'ibyo bintu. Abana b'Imana bari bageze ku musozi. Uyu mukozi umukurikiye mu cyubahiro ni umuhanga ushinzwe kwita kuri iri gare, naho abandi bakozi bakurikiyeho bakoreshwa imirimo itandukanye nk'uko agenda bakenera, kandi bose bagenda ku muvuduko nk'umurabyo bagana mw'irimbukiro. Umukozi umukurikiye ni politike zo mw'isi n'abategetsi bo mw'isi bari gukora imirimo y'akataraboneka. Kiliziya Gatolika iri gukora akazi, amadini ari gukora akazi. Abo bakozi bose buri wese afite aho asenyera, abakora muri tekinoloji bafite aho basenyera. Ibintu byose biraza kudukubita mu kuza kuduhuza n'imyuka y'abapfuye. Nabaje marayika, narindi ku kibazo kivuga amatsinda, mbabwira n'abataza ko amatsinda nibo bantu bakina ibintu batazi. Nabajije marayika niba nta muntu n'umwe usigaye, yansabye kureba ku rundi ruhande, maze mbona itsinda rito. Haleluya. Ngo yabonye iki? Kuki atabonye itorero, kuki atabonye idini? Nabajije marayika niba nta muntu n'umwe usigaye, yansabye kureba ku rundi ruhande, maze mbona itsinda rito ry'abantu bagendaga mu nzira ifunganye. Bose bagaragaraga nk'abantu bashyize hamwe rwose. Mpamvu tudahuza, ibintu birakivanze, ariko abana b'Imana bazajya kugera mu ijuru. Menya ko waburaye nkahita nihuta avuga nti nari nsigaranye umugati umwe, reka nkuzana ahubwo abari w'uburyo. Abana b'Imana bazagera ku rwego rwo kugera mu kaga no mu karengane kabatoteza, bazajya kugera ku rwego rwo kwambara kudapfa, basobanukiwe neza yuko ubugingo bwa mugenzi wawe ahubwo buruta ubwawe. Bazaba bageze ku rwego bavuga ati mureke turebe indembe rutindi, nari nsigaranye umugati umwe, ese ninde warya umugati nibura akaramukirya none nibura ngiye ko nzapfa ejo bundi. Ukavuga ati reka nk'uyu nguyu, ukabyitekereza ntawe uje kubikubwira. Bazaba bafite urukundo rwuzuye nk'ururi muri Kristo Yesu. Bose bagaragaraga nk'abantu bashyize hamwe rwose, bomatanijwe n'ukuri, bakoza amatsinda. Ngo bari bakoze ikira ampaye nkawe. Ariko iki gitabo cyaribeshe, ko iki gitabo cyanditswe kera ntaranavuka, ko mu Cyongereza ibintu birimo ibintu iyo umuntu agiye kuvuga ko amatsinda hatarayimana, ibyo bintu bubikurahe.
bakoza amatsinda. Bana b'Imana ndabashuhuje, mukomere, mufate umurunga ntimurekure. Abapinga bakumva ko itorero riri hariya nibakomeze, natwe abakomeza kujya mbere turaguma mu matsinda, kuko ntabwo marayika yigize abona itorero. Umva kuntu banditse. Marayika aravuze ati, marayika wa gatatu ari kubateraniriza hamwe kandi akabashyiraho ikimenyetso. Haleluya. Ngo abantu bashyirwaho ikimenyetso hehera mu matsinda. ariko ibi bintu ni kuri kubihimba kandi gusoma ibyanditswe byera. Ese murakizera umwuka w'ubuhanuzi nk'inyandiko yera yahumetswe n'Imana? Bakabikubwira ugatinya kuvuga ko usengera mu itsinda, ugatangira kureba hasi ukagira ubwoba. Itsinda senda kuye ko itsinda rikwambura ubudiventisiti. Marayika yaravuze ati, marayika wa gatatu ari kubateraniriza hamwe kandi akabashyiraho ikimenyetso, maze bagakora ibiri bizajya mu kigega cyo mu ijuru. Iri tsinda rito ryagaragaraga ibimenyetso by'imiruho. Ntabwo bari banezerewe, ntibaguraga moto uko bwije nuko bukeye. Ntabwo ari abantu bari kubaka ubwami bw'isi. Bagaragaragaho n'ibimenyetso by'iki. Leta zarabahigaga. Ibintu byabo bya leta bari barabyanze. Bari basigaye ari abantu b'intabwa. Bafungwaga amanywa nijoro, bakubitwaga amanywa nijoro, bararaga mu gihuru. Ariko reka mbabaza, umuntu baraye kuri matora nziza bagaragaraho ibimenyetso by'imiruho. Ese mwabonye abyuka kwitama hari ibintu byishushanyijeho? Ese ko yaraye mu mashuka meza makuvureri bari bayarambuye uragira ngo agire icyo kibazo? Abandi bo bategereje imiruho dimanche yatangajwe, nibategereze. Ariko ibi ngibi tubonye ko bikorwa, marayika ari gushyira ikimenyetso hehe ku bwoko bw'Imana. Bagaragaraga ibimenyetso by'imiruho risa naho ryanyuze mu bigeragezo bikomeye ndetse n'intambara. Byagaragaraga nkaho izuba ryarasiye inyuma y'igicu maze rimurika mu maso habo, bituma bagaragara nk'abaneshi ndetse nka intsinzi yabo hafi kugerwaho. Aba bantu kubera ko bari bamaze kwambara imbaraga y'Imana, kubera ko bari baratandukanyije n'ibintu isi yari iri kwirukamo, icyo bari bagamije cyari gitandukanye n'ikisi ishaka. Kugira ngo tugere aha rero, kugira ngo twinjire muri iyi saha, kugira ngo twinjire mu gice gisoza umukino, Yesu arabareba bigishwa bageje aragati barakubita umwungeri, intama ziragenza gute? Ziri busandare. Ni nko kubwira bigishwa bo muri iki gihe ngo uretse gato barakurasira ku musozi, barabafunga, abantu barasubira mu nsengero batumva batabona. Vuba bidatinze tugiye kubona ibihamya biza bibwira abantu ati, erega icyangombwa nuko wavutse ubwa kabiri, erega kuba hari Imana ireba umutima izaba iri kukureba wenyine, erega burya Imana ireba umuntu nk'imureba nk'aho ari we wavutse ku isi. Ibihamya biraba bihari kandi bifatika. Aho turarindi ujya gupfa mu biki, bararindi bagufunga ubundi wakwiturije. Ariko ngo bari bakoze iki? Amatsinda. Byasaga naho banyuze mu miruho. Ariko inyigisho nigishe ni y'abagaturika. Ibi bitabo nsomye ni by'abagaturika, ni by'abapeni, ni by'abasilamu cyangwa by'abadivantiste umunsi wa karindwi. Mudivantiste wowe ugize amahirwe yo kumva ibi bintu, ukeneye guturiza Imana kugira ngo igusobanurire isaha duhagazemo, umenye ko turi mu munota wa nyuma. Maze Petero aramusubiza ati 33, maze Petero aramusubiza ati, nubwo bose ibyawe biri bubagusha, ngeweho ntabwo bizangusha. Udazi akaraye ifumbwe abarazi ifu. Kanihute nshaka ahantu nsubikira. Ariko ndababwiye ngo utazi akaraye ifumbwe arazi ifu. Utazi ibyo tugiye kunyuramo hano imbere yakwiyemera kazabicamo. Niyo mpamvu mbasabye ngo musubire ku mavi, musabe mwuka w'Imana. Musubire ku mavi, ndabizi murahaba, ndabizi muri abanyamasengesho, ndabizi mufata ibihe byo kwiyiriza ubusa, ariko ndabasabye musenge kurusha uko mwigize musenga. Mukanya gati bihamya biraza risimusiga. Mbabajije ikibazo cyoroshye, muri bunda mwigize mubona hari abantu baburana iby'imihango? Muri guma mu rugo mwigize mubona hari abantu baburana iby'imihango? Kuki abantu batayiburaniye kiriya gihe ko bashobora kuyikora? Uyu munsi bibutse ko bayishobora. Ndakubita umwungeri gato, intama muri buzibone ko biragenda. Petero arabasubiza ati, nubwo bose ibyawe biri bubagushe, ngeweho ntabwo bizangusha. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko mwiri joro
inkoko itarabika uri bunyihakane gatatu. Petero aramubwira ati naho byatuma mpfana nawe. Hari benshi muri mwe, hari benshi muri twe twiyemeza tukanavuga ko no mu rupfu turi bugeremo. Ubu benshi babwiye ati mutubwira aho muhagarara, bakubwiye ati twege rwose na mbere twararwanye turi buze guhagarara. Sawa. Ese ugira ngo ba Petero ntibari baratsinze iby'amadini barabisohotsemo ntibabanye na Yesu igihe kirekire? Use mwari muzi ko mwaba abantu bari kuganira na Yesu na Yuda yicayemo? Mwagize ngo se Yuda ntarimo? Aka murongo ukurikiye 35 Petero aramubwira ati naho byatuma mpfana nawe ntabwo sindi bukwihakane na hato. N'abandi bigishwa bose bavuga batyo, na Yuda arabivuga. 36 Yesu asengana umubabaro ari Getsemani. Nawe ta unyumvire, ubundi amagambo dushobora kuyiga umunsi wose tugasoza ariyo twiga. Rero ndashaka kugira ngo tuyahine kugira ngo cyagiye cyacu twihaye tuze kugihurizamo, nubwo ndi kubona ko kiri kurenga iminota mike. Maze Yesu agerana nabo ahitwa Getsemani ku musozi, abwira abigishwa bati nimube mwicaye ahantu igire hariya nsenge. Ibi bisobanuye isengesho ry'umwihariko ku muntu, isengesho ryo mu rwiherero. Udakeneye ko n'abanyetsinda bamenya kuri senga, udakeneye ko n'abantu bamenya kujya ubikora. Yewe n'igihe muri mu materaniro byaryoshye, burya jya winyabya wisohokera ugenda ugira aho ujya ugira ibintu uvugana nawe. Bwire papa, umubwire ati papa ndabona nta ngufu mfite, ndabona ibyanjye biterewe hejuru, nkeneye imbaraga. Yesu yakomezanyije nabo ku musozi, ntibahuje nawe uramutse ubireba, ntubona ko bunze ubumwe, ariko agera ku rwego abasigaye yegerera hirya arabwira ati reka aho ngeze nahanjye. Wari watekereza ko urugamba ari urwawe cyangwa uzi ko bazadukubitira mu itsinda? 37 nabwo ariko arangije atoranya batatu b'inkoramutima. Ni nko gufata abakuru b'amatorero, ni nko gufata abantu b'inkwakuzi bamwe bahora banihira iby'Imana. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi, uyu ni Yakobo na Yohana, atangira kubabara no guhagarika umutima cyane. Maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Arababwira ati dore isabato igiye gukirwa harabona, isabato bagiye kuyibamba. Dore ibibazo bituguyeho, dore usigarana ubudivantiste mu isi kiraba ari icyaha. Gusigara uhagaze ku mahame yabo biraba ari ukwikura umujinya kw'abanyedini ndetse no kwikura umujinya kw'abisi. Yewe amadini yose ari buguhagurukire nta numwe uragusiga. Tangira kubibabwira hagaritse umutima. Mirongo 38 maze arababwira ati umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica, mugume hano mubane maso nanjye. Dore nimwe mwasomye, dore nimwe mwizi ibyanjye, nimwe mubizi neza, mwebwe ntacyo nabahishe. Dore Yohana wabaga mu gituza cyanjye ntacyo ntakubwiye. Dore Petero ibintu byose urabizi, gumana amaso nanjye utuze. Dore isabato bagiye kuyibamba, dore abayikomeza bagiye kwicwa, dore inkerezo bamaze kuzigura, dore imbunda bari kugura imbunda ubutitsa, dore ibihugu byifatanirije hamwe kurwanya abakomeza iby'Imana. Sabato niyo iri guhigwa. None rero mupfukame musenge mubane maso nanjye. Babaye maso ubwa mbere asanga barasinziriye, ati mukanguke. Nkuko uyu mwanya ijwi riri kubakangura ati nyaboneka mwashatse Imana. Ubwa kabiri asanga basinziriye ati mukanguke. Ubwa gatatu asanga basinzirangije. None ubwa gatatu uko byari byarangiye avuga ati none ni mukanguke. Noneho rero ngaho ni mwisinzirire, ni muryame mufite icyo muryama nyuma. Bantu mwitaje ibihe by'amasengesho muri gushaka imirima n'amasambu, business zikaba zabatwaye umutima. Bidatinze ijwi rigiye kuza rivuga ati ni mwiryamire, isabato n'ubundi se ko yabambwe turarengera iki?
harasigara mbarwa. Yobu ni wavuze ati ndi nkawe mba nshatse Uwiteka. Ku isabato igiye kubambwa, iby'agakiza ko bigiye gutererwa hejuru, Bibiliya igateshwa agaciro, unaniwe kubana amaso na Kristo mu isaha ya 11 ngo urugamba turusoze dutahe. Mirongo ine na karindwi haravuga ngo bafata Yesu. Murongo wa 47 ni itangazo ku karubanda ati yemwe abatuye isi mwese ab'iburasirazuba, ubwo muri mwumva babura n'inanga n'ibintu byose bivuga amajwi yabyo, mwese mwubarare hasi, icyumweru nicyo gikwiye guhabwa agaciro. Hajya reka mbabazi, abatarabaye maso bari kubarara ntibari kubarara? Bari kubarara. Ngo akibivuga, Yuda umwe muri abo 12 azana n'igitero kinini gifite inkota n'inshyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko. Yuda yanyogosa avamo, aragenda, azazanye igitero kije gufata isabato. Bisoza umurongo wa 57, abatambyi bacira Yesu urubanza rwo gupfa. Bisoza abo mu buturo bwera, ab'isabato yagaburiye, ab'isabato yarihiye minerivare, ab'isabato yahaye abana babo kwiga bakiga neza. Bisoza aribo bari kwicira urubanza bavuga ati ubundi ntago byari ngombwa ko isabato tuyikomeza, namwe mwayikomereza mu miryango yanyu. Ese mwebwe umwuka w'abantu ni mufite ni mwawusomye niba mutarabisomye n'akazi kanyu. Ku cyumweru ejo muzaza ahubwo dukore gahunda dufite ivuga butumwa imitima yose igomba kwihana. Amavuna materaniro bigomba gusoza abari bahagarariye iby'Imana ibyo babyandaritse. Ndashima Yesu. Magambo nsorezaho, ndabibutsa ingingo nkuru, umwiteguro uhambaye abantu bakeneye kugira. Nambari ikomeye page 346 igika cya 2. Handitse amagambo avuga ngo abantu bose bihanye ibyaha byabo by'ukuri. Abantu bagenje bate? Ibyaha byabo by'ukuri. Kandi kubwo kwizera bakisunga amaraso ya Yesu w'igitambo cyabo gikuraho ibyaha, bagiriwe imbabazi maze zandikwa imbere y'amazina yabo mu bitabo byo mu ijuru. Uyu ni ushobora kurokoka wenyine. Abantu bagize ayo mahirwe nibo bonyine bashobora kurokoka akari imbere yacu. Nanone ndabarobesheje aho nange muzabisome birambuye. Bavandimwe inshuti z'umusaraba dusangiye gupfa no gukira, ndabasabye ngo mube maso. Mube maso kurusha uko mwigeze muba maso mbere hose. Isi yose igiye kwinjira mu rugamba rwo kurwanya Imana. Kristo ugereranywa na sabato, umwami w'isabato, nk'uko yabambwe agiye kubambirwa mu isabato. Ab'isabato yagaburiye, ab'isabato yahahiye, ab'isabato yarihiye minerivare, ab'isabato yahesheje umugisha, ab'isabato yakirije abarwayi. Bagiye gukora amahano bayibambe. Ndasoma amagambo ari mu ntambara ikomeye page 418, nayo magambo tsorezaho. Igika cya 3. Nubwo bimeze bityo, ariko Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza Bibiliya. Amen. Haleluya. Amen.
ariko Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza Bibiliya, kandi yonyine nk'urufatiro rw'inyigisho shingiro n'ipfundo ry'ubugorozi bwose. Ibitekerezo by'abanyabwenge cyangwa imyanzuro ya gihanga, itegeko cyangwa ibyemezo by'inama y'abakuru b'amadini, nk'uko ubwinshi no kudahuza ari nk'ibyo amadini bahagarariye. Ubwinshi bw'amajwi si bwo bugomba gushingirwaho ku birebana n'ibyo kwizera kw'idini. Mbere yo kugira ihame cyangwa inyigisho iyo ari yo yose twemera, dukwiriye kubanza kwibaza niba bihuje n'iri jambo ngo ni Uwiteka avuga. Imana izaba igifite abantu mu isi. Urasigara uhagaze muri bo? Urasigara ushikamye muri bo? Amadini, umva kuntu hasi bakomeza. Satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu. Ubu se ko tubona na Jacques wavuze ibi ari we watubwirije ubutumwa, ubu ntiwasanga Satani afite umugambi wo kwerekeza ibitekerezo ku bantu. Mukuri ibitekerezo kubabwiriza, mukuri ibitekerezo byanyu ku bantu, mugirira icyizere. Satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu, aho guhanga amaso ku Mana. Yerekeza amaso y'abantu ku bepiskopi bakuru, ku bapasitoro, ku bigisha biyobokamana nk'abayobozi babo mu cyimbo cyo gushakashaka mu byanditswe byera, ngo bimenyere ubwabo icyo Imana ibashakaho. Nuko rero iyo Satani amaze kwigarura intekerezo z'abo bayobozi, abenshi abikoreshereza ibyo ashaka. Narinzi ko nshoje, mwihangane nsome n'aya magambo yo mu Byakozwe n'Intumwa. Mwihangane gato. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, tugiye kwinjira ahantu mu kayunguruzo k'imyenge mitoya. Abararokoka ni abahanze Kristo ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kanga usomere mu Byakozwe n'Intumwa, igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa kuri paji ya 28. Komenya nsanze atariho aho nashakaga. Ni paje, reka ndebe paje ya 12. Yego, niho paje ya 12 haranditse ngo, nyamara ubwoko bw'Abisirayeli nk'abari bahagarariye Imana bwivukije amahirwe akomeye bwari bufite, bwibagiwe Imana maze bunanirwa gusohoza inshingano yera bwari bwarahawe. Bisobanuye Abadivantiste umunsi wa karindwi. Imigisha bahawe niyageze ku batuye isi, bigumaniye amahirwe yose bari bafite kubwo kwishyira hejuru kwabo. Bitaruye abandi bantu bagira ngo bahunge ibishuko. Uko Imana yarabujije kwifatanya n'abasenga ibigirwamana, ikabikoreza kubarinda gukurikiza imigirire y'abapagani, babikoresheje bubaka inkuta zibatandukanya n'andi mahanga yose. Batumye Imana itagera ku murimo yashakaga kubakorera, kandi ntibabera abandi abayobozi mu by'iyobokamana n'urugero ruzira amakemwa. Abatambyi n'abatware b'urusengero bari batsimbaraye ku mihango yabaye akamenyero. Bari batsimbaraye ku mihango yabaye iki? Akamenyero. Ati ibi bintu wabireka ukazabikura. Sawa. Bari banyuzwe no kuba mu idini ikurikiza amategeko, kandi ntibyabashobokeraga ko bashyira abandi ukuri kuzima mvajuru. Batekerezaga ko ubutungane bwabo bwite buhagije, ku buryo batifuzaga ko hagira ikindi kintu gisha cyinjizwa mu myizerere yabo. Ntabwo bemeye ko ineza y'Imana ari umuco batifitemo, ahubwo
bumvaga ko ari ikintu bigereyeho kubw'imirimo yabo myiza. Ukwizera gukorera mu rukundo kandi gugatunganya umutima ntikwari kubona uko gufatanywa n'idini y'abafarisayo yari igizwe n'imihango n'amategeko by'abantu. Ndasomye ndataruka paragrafe, ngiye kuri paragrafe ya nyuma kuri page ya 12 n'ubundi. Abayobozi b'abadini, abayobozi b'abayuda bibwiraga ko ari injijuke cyane ku buryo badakeneye kwigishwa. Mubona abakuru b'amatorero bacu bakeneye kumva? Mubona abapasitoro bakeneye kwigishwa? Reka bakubwira ko babyize muri teolojiya. Abayobozi b'abayuda bibwiraga ko ari injijuke cyane ku buryo badakeneye kwigishwa, bakwibwira ko ari intungane bihagije ku buryo badakeneye agakiza, ndetse ko bubashwe cyane ku buryo badakeneye icyubahiro kiva kuri Kristo. Umukiza rero yarabaretse, maze amahirwe bari barapfushije ubusa n'umurimo bari barirengagije abiha abandi. Reka mbabwire, niba ujya wumva ko ibi bintu bikugwaho ukumva udakeneye kwigishwa, ukumva udakeneye kwiga, ukumva udakeneye guhinduka, Imana iraje ibikwambura ibiha abandi. Icyubahiro cy'Imana kigomba guhishurwa kandi ijambo ryayo rigashinga imizi. Ubwami bwa Kristo bugomba kwimikwa mu isi. Agakiza Imana itanga kagomba kumenyekanishwa mu midugudu yo mu butayu, kandi abigishwa bahamagariwe gukora umurimo abayobozi b'abayuda bari barananiwe gukora. Umva umurimo rero Imana iduhamagariye. Byatumye bemera se niyo babonaga bihinduka reka ntibahindukanaga nabyo, ahubwo bakomezaga kwizirika ku mihango yabo. Reka mbabaze ikibazo, abigishwa ba Yesu, intumwa zimaze gusohoka muri bariya, zakomeje gukora ibyo abayuda bakoraga? Kuki batagiye bakora imihango abayuda bari gukora? Kuki batagiye ngo bashinge ihema ry'ubuturo bwera, bazana ibitambo bitambire, bo bakora ibintu bizima bitandukanye n'ibyo bakoraga bwa bufarisayo, babukuremo bakora ibintu bizima? Ntabwo bajyaga gutera izo ntambara zidafite icyo zimaze. None se abandi mwabarekeye ibintu byabo bagakomeza bakarwana nabyo? Reka nkwibwirira aho tugiye. Page 249 igitabo byakozwe n'umwanya w'amagambo ngiye gusorezaho. Muri icyo gihe kibi, abazakorera Imana bose badatinya bakurikije iby'umutima nama babwira, bazakenera ubutwari ndetse no kumenya Imana n'ijambo ryayo. Muri icyo gihe kibi, abazakorera Imana bose badatinya bakurikije iby'umutima nama babwira, bazakenera ubutwari ndetse no kumenya Imana n'ijambo ryayo. Kubera ko abantu b'indahemuka ku Mana bazarenganywa, imigambi yabo izashidikanywaho. Ese uko aba bantu nibo bari mu kuri? Ese uko aba bantu nibo baba bahagaze mu bintu na pastor atamenye? Ese koko iki ni cyo gihe? Sawa. Kubera ko abantu b'indahemuka ku Mana bazarenganwa, imigambi yabo izashidikanywaho, imihati yabo myiza izahabwa isura mbi, kandi amazina yabo azavugwa nabi. Wasanga wenda yanyavugwa neza da. Ntawamenya. Satani azakoresha imbaraga z'uburiganya bwe bwose kugira ngo yobye umutima kandi yijimishe intekerezo, atuma ikibi kigaragara nk'icyiza n'icyiza gifatwe nk'ikibi. Uko kwizera ko abantu b'Imana kuzarushaho gukomera no gutungana, ndetse nuko icyemezo cyabo cyo kumvira Imana kizaba gishikamye, niko Satani azateza imvururu ziturutse ku bantu basuzugura amategeko y'Imana kandi bavuga ko ari intungane. Niko Satani azateza intambara muri twe ziturutse mu madini twaturutsemo. Kugira ngo rero hazabeho gushikama ku kwizera ko habera, bizasaba kwiringira kutanyeganyega n'umugambi ukomeye w'ubutwari. Magambo asoza, Imana yifuza ko ubwoko bwayo bwitegura kaga kegereje. Bwaba bwiteguye cyangwa butiteguye, bose bagomba guhura nako kaga. Kandi abeguriye imibereho yabo gukurikiza amabwiriza y'Imana bonyine, nibo bazahagarara bashikamye mu gihe cy'ishungura n'igeragezwa. Magambo akomeye atuma twicaye. Igihe abategetsi b'isi bazifatanya n'abayobozi b'idini kugira ngo bakoreshe igitugu mu bijyanye n'umutima nama, ubwo nibwo hazagaragara bubaha Imana kandi bayikorera by'ukuri. Bavuze igihe cy'umwere kizaba cyatangajwe. Niko bavuze. Ufite amaso ashobora kumva, ufite amatwi ashobora kumva, ufite amaso ashobora kureba. Igihe abategetsi b'isi bazifatanya n'abayobozi b'idini
kugira ngo bakoreshe igitugu mu bijyanye n'umutimanama. Amatsinda azahita babiri. Ubwo nibwo hazagaragara abubaha Imana kandi bayikorera by'ukuri. Igihe umwijima uzaba wabuditse, nibwo umucyo w'Imana uzarushaho kurabagirana. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe ibyiringirwa bindi byose bizaba bitsinzwe, nibwo hazagaragara ufite kwiringira Yehova kudashira. Kandi igihe abanzi b'ukuri bazaba bagose impande zose, bagenza abagaragu b'Imana kugira ngo babagirire nabi, Imana yizabahuzaho ijisho kugira ngo ibakorere ibyiza. Imana izababera nk'igicucu cy'igitare gikomeye mu gihugu cyumye. Ndasaba Imana kugira ngo Imana iduhagarareho. Ndasaba Imana kugira ngo idusukire mwuka wayo. Ndasaba Imana kugira ngo itugire abagabo n'abagore bo guhamya. Itwuzuze mwuka wera. Ituvane mu bunyedini, ituvane mu guterana amagambo, ituvane mu guhangana n'amadini, ituvane mu mihango ipfuye, maze iduhagarike ku gitambo cy'Ikaruvari. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenga Imana. Imana ikomeye, se umwami wacu Yesu Kristo, abana bawe duciye bugufi tukwifuza. Dushaka gusa nawe, dushaka imibereho yawe. Isaha y'umwigisha isa n'iy'abigishwa bo muri iki gihe, kandi ijambo rya ritubwira ko umwigishwa ataruta umwigisha. Bityo aho wanyuze niho tugomba guca. Muri twe nta mbaraga zirimo, muri twe dufite ubwoba, mu miryango biteye ubwoba. Ducishijwe bugufi munsi y'igitambo cy'Ikaruvari, kubwayo maraso ngazi yagwe ku mitima yacu. Duciye bugufi ngo tubabarire ubugoryi twagize. Duciye bugufi ngo twongerere imbaraga. Duciye bugufi ngo dukirize imiryango. Duciye bugufi ngo wumvishe abatabyumva. Duciye bugufi ngo dukirize abo twafatanyije umurimo bihambiriye mu mihango y'amadini. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turi imbere ya dukeneye umugisha wawe, dukeneye mwuka wera, dukeneye ubwenge bwawe. Ngwino twigishe, ngwino tugire bashya, ngwino dusukire imbaraga yawe. Tubisabye Imana y'amahoro twizeye kubiduhera ubuntu, mu izina ry'inshuti yacu Yesu Kristo. Amen.